Ani ndabizi uburibwe wanyuzemo nuko byari bigukomereye ariko ni impanuka yabaye. Ane rwose mubabarire utekereza ibintu byinshi sibyo? Arabizi ntabwo nashakaga ko araswa, niwe nayo ndi kurwanirira. Uriya muhungu haka wanjye yaragiye kurasa Emile. Anita ritambika isasu riba riwe rifata, ariko ndashima Imana yuko ntacyo yabaye. Ikindi cya mbere nshima Imana nuko Emile wese niyo mahirwe mfite. Ndikubwira wamwicanye nawe ndikubwira mumbabarire mumbwire neza ari wamwicanye we wamugome we ari uyanaga Emile yapfuye sureba ayo maboko yawe yinkura amaraso wakojeje ku mugabo wanjye ngo Emile ukamurasa nawe anti even na mama na daddy hitaye ku gisebe mfite wanteye. Niba koko ibyo ubeshya ari ukuri bitari nk'ibyo umaze kumbesha inshuro nyinshi ko Emile yapfuye, Emile akaba yarapfuye, sinzigera na rimwe mbababarira.